Ese wari uzi ko infection yo mu maraso ishobora gufata umwana muto mu buryo bwihuse cyane, rimwe na rimwe mu masaha make gusa? Iki ni ikibazo gikomeye kuko abana bato bafite umubiri utarakomera neza wo kurwanya indwara, bigatuma infection yo mu maraso ibafata vuba na vuba kandi ikabagiraho ingaruka zikomeye kurusha abantu bakuru. Hari nk'igihe umubyeyi ashobora kubona umwana afite umuriro, ananiwe, atarya neza cyangwa se arira cyane, ariko akabifata nk'ibisanzwe, avuga ngo biri buze gushira cyangwa se naremba azamuvuza ejo. Nyamara kenshi usanga ari ibimenyetso by'indwara ya infection yo mu maraso biri gutangira kugaragara mu mubiri w'umwana. Iyo infection yo mu maraso itamenyekanye hakiri kare, ishobora gukwirakwira mu mubiri wose, igahungabanya imikorere y'ingingo zitandukanye z'umwana nk'umutima, ubwonko ndetse n'impyiko. Ibi bishobora gutuma ubuzima bw'umwana bujya mu kaga mu gihe gito cyane. Niyo mpamvu ababyeyi bakwiye kumenya ibimenyetso by'iyi ndwara, kuko urangaye gato byagutwara ubuzima bw'umwana wawe. Muri iki kiganiro tugiye gusobanura uko infection itangira, ibiyitera, ibimenyetso byayo by'ingenzi mutagomba kwirengagiza, ndetse n'icyo wakora kugira ngo urinde umwana kuyirwara. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Naho mu kanya. Indwara ya infection yo mu maraso ku bana bato izwi cyane mu ndimi z'amahanga nka septicemia cyangwa se sepsis, ni indwara ikomeye kandi ishobora guhitana ubuzima bw'umwana muto byihuse mu gihe itavuwe vuba. Iyi ndwara ibaho mu gihe mikorobe yinjiye mu mubiri, maze uko umubiri ugenda uhangana n'izi mikorobe, zimwe muri zo zigahita zinjira mu maraso atembera mu mubiri, maze bigatuma ibice by'inyama zo mu nda bibyimba cyangwa bikangirika kubera mikorobe zinjiye mu maraso. Reka turebere hamwe ibitera infection yo mu maraso ku bana. Icya mbere gitera iyi ndwara ni bagiteri zo mu bwoko bwa Streptococcus groupe B. Iyi ikaba ikunze kugaragara ku mpinja mu gihe cyo kuvuka. Aha ni ukuvuga ko umubyeyi aba yari asanzwe arwaye infection yo mu maraso, maze mu gihe cyo kubyara umubyeyi akanduza umwana, bigatuma avuka arwaye infection yo mu maraso. Hari na bagiteri yitwa Neisseria isanzwe itera meningite, ariko iyo ibonye uburyo ishobora no kujya mu maraso maze igatera umwana kurwara infection yo mu maraso. Mu gihe umwana arwaye ibicurane bikomeye kandi ntavurwe ku gihe, bishobora kurangira mikorobe yinjiye mu maraso maze umwana akarwara infection yo mu maraso. Ni ukuvuga ko mu gihe cyose umwana wawe arwaye ibicurane, uba ugomba kwihutira kumuvuza hakiri kare, kuko si ibicurane gusa uba umurinze, ahubwo uba umugiriye neza ukamurinda no kurwara iyi infection yo mu maraso. Hari kandi virusi yitwa enterovirusi ikunze kuboneka cyane mu mpeshyi. Ni ukuvuga ko mu gihe cy'impeshyi uba ugomba kurinda umwana wawe ntiyigaragure bya hato na hato, kuko ashobora kuhakura ubu bwoko bw'iyi virusi maze bikarangira arwaye infection yo mu maraso. Aha birareba cyane ababyeyi cyangwa abarezi bakunda gukora akazi ko guhinga. Mu gihe cy'impeshyi baba bagomba gukora uko bashoboye kose ku buryo barinda umwana kwigaragura no gukinira ahantu hatandukanye, kugira ngo batahandurira ubu bwoko bw'iyi virusi itera infection yo mu maraso. Infection yo mu maraso kandi ishobora guterwa na Candida species cyangwa se fungi. Iyi ngiyi ikunda gufata abana bafite ubudahangarwa buke, urugero ni nk'abana bari mu bitaro bamazeho igihe kirekire. Ishobora kwinjira mu maraso mu buryo bworoshye cyane, kuko umwana aba asanzwe afite ubuzima bwazahaye ndetse n'ubudahangarwa bwe buri hasi cyane. Abana bakunda kwibasirwa na infection yo mu maraso cyane ni abana bavutse batagejeje igihe, aribo bitwa premature, abana bavutse bafite ubudahangarwa buke kubera impamvu zitandukanye, abana bavukiye ahantu hadafite isuku ihagije, urugero nk'aho ababyeyi babyarira mu bice bidafite ibikoresho bihagije by'ubuvuzi, cyangwa se mu gihe abana bafite ibisebe bitavuwe neza. Ni ukuvuga ko niba umwana wawe wakomeretse, jya wihutira kumuvuza neza kandi ku gihe, kuko ashobora kugira ibyago byo kurwara infection yo mu maraso. Reka turebere hamwe ibimenyetso bya infection yo mu maraso ku bana bato. Umwana agira umuriro mwinshi
cyangwa se akagira imbeho idasanzwe. Umwana ararira cyane kurusha ibisanzwe. Umwana yanga konka cyangwa se akanga no kurya. Ikindi kandi umwana agaragara ko yacitse intege cyane bidasanzwe. Ikindi kimenyetso, ushobora kubona umwana azunguza amaguru n'amaboko birenze urugero. Umwana kandi ashobora kugira umutima uteragura cyane, ariryo byitwa disipine, kandi ashobora no guhumeka nabi. Icyitonderwa ni uko iyo umwana atinze kuvurwa, atangira kugaragaza ibimenyetso bya koma. Uruhu rugasa n'ubururu bwijimye, cyangwa akagira umubiri ucikacika uturaso, ku buryo ubona amaraso ku mubiri ariko ntubone aho yavuye. Reka turebe noneho uko wakumira iyi ndwara ya infection yo mu maraso ku mwana wawe. Uba ugomba kubyarira ahantu hafite isuku kandi ukabyazwa n'abaganga babifitiye ubushobozi. Ugomba gusukura ibikoresho n'aho umwana arira. Uba ugomba kandi gukingiza umwana hakiri kare nk'inkingo za BCG, hepatite B n'izindi. Ugomba kandi kwivuza neza indwara z'ababyeyi mbere yo kubyara. Mu gihe umwana wawe afite umuriro, wamuha imiti ntuzime, kabone nubwo yaba nta bimenyetso bindi yagaragaje, ihutire kumuvuza byimbitse kuko ashobora kuba arwaye iyi infection yo mu maraso. Infection yo mu maraso ku bana bato ni indwara ikomeye, ishobora gutera ingaruka zikomeye mu gihe itamenyekanye hakiri kare. Ariko igishimishije ni uko ishobora kwirindwa no kuvurwa neza igihe habayeho kuyimenya vuba no gufata ingamba zikwiye. Kwita ku mwana wawe no kwitondera impinduka zose zidasanzwe uri kumubonaho ni intambwe ikomeye yo kumurinda. Inama z'ingenzi ni uko utagomba na rimwe kwirengagiza ibimenyetso nk'umuriro ukabije, kunanirwa kurya, kurira cyane cyangwa se gucika intege kwe. Igihe cyose ubibonye jya wihutira kujya kwa muganga kuko gutinda kumuvuza bishobora gushyira ubuzima bwe mu kaga. Ikindi kandi jya ukurikiza gahunda z'inkingo, wubahirize isuku y'umwana n'ibikoresho bye, kandi uharanire kumugira hafi yawe no kumukurikirana buri gihe. Tugezeho igitekerezo cyawe, inyunganizi yawe cyangwa se icyifuzo, cyangwa se niba ufite ingingo wumva twaganiraho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, watwandikira muri comments. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.